ndabasuje kandi mbahaye ikaze aho mugiye muherereye mu bice bitandukanye ku bakunzi bacu mudukurikiye muri mu Rwanda, muri hanze y'u Rwanda, muri Amerika, Canada, Kenya, Tanzania, Uganda, Uburundi, Congo, mwese mbahaye ikaze murisanga. Nk'uko tumaze kubimenyera ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro Love and Life. Love and Life ni ikiganiro tumenyeramo byinshi ku buzima bwacu bijyanye n'urukundo, tugenda twungurana ibitekerezo nk'urubyiruko ndetse abantu bose turisanga muri kino kiganiro. Gusa mbere yuko dutangira na topic y'uyu munsi, ndagira ngo mbibutse mufate amasegonda abiri yonyine mukande ahanditse subscribe munsi y'ino video kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka mbanze nakire mugenzi wanjye turi kumwe mu kiganiro cyacu Love and Life. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze murakoze cyane. Meze neza. Meze neza. Gira icyo tubwira. Abakunzi ba Landmark TV ndabakunda cyane cyane. Nanjye ndabakunda murabizi ariko Imana irandusha. Uyu munsi rero dufite topic abantu benshi tutavugaho rumwe. Topic yacu irabaza, ni ikibazo wakwibaza cyangwa se usanzwe wibaza, ese birakwiye ko umuntu ajya kuri social media akaba yavuga ubuzima bwe, agatanga inkuru yaranze ubuzima bwe, ibyo yakoze, ibyo yanyuzemo, abamuhemukiye, akabivuga byose nta na kimwe ahishe. Ese birakwiye? Ubyumva gute? Kuri njye numva bidakwiye kuko usanga ari hahandi umuntu atakaza ubuzima bwe bwite. Nko kuba yasharinga ama privacy ye, agashyira nyine ubuzima bwe bwite, akagira abantu benshi bamuzi, ugasanga abantu bamuziho ibintu byinshi kandi urabizi iyo abantu bafite ibintu byinshi bakuziho niho bahera bagusenya, niho bahera bakugambanira, niho bahera bavuga ngo uriya afite intege nkeya hariya niho nyine bipfira. Ariko nanone ntabwo wakwirengagiza yuko hari umuntu ushobora kubohoka kuko yavuze, sibyo? Wenda kubwo ikibazo cyamubayeho akavuga ati njye ninjya kuri platform runaka, platform y'uyu muntu nibwo ndi bubohoke, sibyo? Nanone ntabwo wakwirengagiza ko hari abantu bameze gutyo, kandi kuvuga ni byiza, kuvuga biraruhura. Uzarebe iyo ufite ikibazo ukagiceceka wowe ukakigumanira wenyine, nyine kirakuremerera cyane kurusha uko wabwira mugenzi wawe, ukaba wamubwira uti nagize ikibazo iki n'iki, ukumva uraruhutsemo ukuntu, niyo kitakemuka ariko ukumva hari icyo bigufashije. Rero numva ko kuba watanga ubuhamya ni ikintu cyiza, ikintu cyiza, ariko nanone bitewe, sinzi nyine njyewe uko mbyumva, numva ko byaba byiza bitewe n'ubuhamya uri gutanga ubwo aribwo, ariko ni byiza kuba wavuga ikikuri ku Njyewe mutima kugira ngo ikindi kibi numva cyo kuvuga nyine kujya kuri social media ukavuga ubuzima bwawe, ni nko kuba mu buzima wumva ufite ubwoba, uvuga se ko navuze kuriya, ko navuze wenda urugero ugasanga nk'umuntu aravuze ati nakuyemo inda cyangwa nakoze iki, ko navuze ko nakuyemo inda abantu bambona gute, ko navuze ko nagiriye nabi kanaka abantu bambona gute, nyine ukaba mu buzima bufite ubwoba ntiwisanzure, ukaba hari ahantu udashobora kujya. nibaza ko wajya kubivuga warabanje kubitekerezaho, sibyo? Ujya kubivuga warabanje kubitekereza, ahubwo numva ko biguha gutinyuka, sibyo? Bikaguha no kuba wakwisanzura ukarekera kwicira urubanza. Ikindi kuba byazana wenda amakimbirane nko mu muryango, urumva wenda nk'umugore akaba yajya nko kuri social media akavuga ati iwanjye bimeze gutya na gutya, gutya na gutya, kandi nk'uko tubizi mu muco nyarwanda hagomba kubaho ibanga. Ntekereza ko wenda mu muryango iyo habaye amakimbirane ari umugore n'umugabo bashobora gufata wenda umwanya bakicara nabo babiri bakabisolvinga, cyangwa se ugasanga wenda aragiye yavuze ibintu nk'ibyo kuri social media n'ubundi nyuma barasubiranye, urumva nyine abantu bazavuga se byari prank, byari ibiki n'ibiki, byari ukutuyobya, bashakaga kutwiba ibintu nk'ibyo, ugasanga bikuruye amakimbirane, amatiku, ibintu nk'ibyo. Wenda ni uko hari ababigize prank nyine bakabikiniramo, ariko njye numva ko kuba wagenda umuntu ntabwo aza kuvuga ubuhamya kuko yishimye, sibyo? Ntabwo waza ngo uvuge uti njyewe byangendekeye gutya na gutya ari uko wishimye, byanze bikunze uza gutanga ubwo buhamya kuko ari ikibazo wagize, sibyo? Wenda ukeneye support runaka, ukeneye abaguhumuriza, ukeneye kwisanga muri sosiyete nk'uko wari umeze mbere y'uko icyo kibazo kikugeraho, sibyo? Ahubwo njye numva ko niba ugiye gutanga ubuhamya hari ibintu ugomba kugenderaho, sibyo? Ushobora kuvuga uti njyewe wenda reka tuvuge hari nk'ukuntu ubona umuntu w'umumama
araje avuze ati njyewe nari indaya. mm, Ariko Imana yangiriye neza nabivuyemo, sibyo? mm, Urumva byanze bikunze hari umuntu afashije, hari umuntu wenda uri muri icyo kibazo nawe w'indaya muri aka kanya ushaka mm, kubivamo, mm, ariko yabuze inspiration yatuma abivamo. Avuga se ubundi ndabivamo kubera iki, ninde wundi wabivuyemo wabigiyemo akabivamo. mm, Yakumva wa mumama wabivuze akaba yavuga ati kubera iki njyewe noneho nanjye ntagerageza ngo mbivemo ntera iyo ntambwe. Kubera ko wa muntu yatanze bwa buhamya akavuga uko yabigenje kugira ngo nyine ubwo buraya yari arimo abuvemo. Ugasanga bifashije na wa wundi ushaka kubuvamo byari byarananiye, nawe mm. abonye inzira acamo kugira ngo abe yabuvamo. Ariko nanone tutirengagije ko wenda ashobora kuvuga ati naricuruzaga. Yes, Mhm, nibyo bifite umuntu biri bufashe, mhm, ariko ku rundi ruhande ashobora kwiyumvamo stress n'agahinda gakabije. Bivuye ku ki rero? Ushobora gusanga wenda nk'abantu mhm, bari kubimucyurira, barimo mhm, baramwibutsa ibihe bibi yagiriyemo, mhm, abandi barimo baravuga ati se nubwo yavuze ko yabivuyemo, koko buriya yabivuyemo? mhm, Ugasanga barabimucyurira, bimuteye depression, ama-stress, ibintu nk'ibyo. mhm. Mm. Kuba watanga ubuhamya by'injye numva ko ari byiza pe. Numva ko sometimes biba binakenewe, sibyo? Biba binakenewe muri buno buzima turimo, abantu benshi bafite ibibazo, bafite ama depression, ugasanga umuntu wenda reka ntange urugero nko ku bakobwa babyariye iwabo, Mm, sibyo? mm, Hari nk'ushobora kuza akaza nko kuri Landmark TV aje kuduha ubuhamya, mm, akaba yavuga ati njyewe nagize ikibazo ntwara inda nkiri mutoya, mm, mu rugo wenda baranyirukana se, abantu banshiraho, akaba akavuga ko wenda icyo kibazo nubwo kitarakemuka n'ubundi asa nk'aho ari wenyine, mm, akumva ukumva aravuze ati njyewe nanze gukuramo inda mm, kuko nabonaga bidakwiriye bitari ngombwa, mm, mpitamo kumugumana umwana ndamutwita ndamubyara nubwo byari bigoye, nabuze ibyo kurya, nabuze ibyo kunywa, mbayeho mm, gutya, akatubwira uburyo abayeho, hakaba haza umuntu yakumva bwa buhamya bukamukora ku mutima, mm, sibyo? Bwamukora ku mutima ugasanga bamuhaye nk'ubufasha, niba nta byo kurya yari afite bakaba babimuha, niba nta hantu ho kuba yari afite bakaba bamufasha akahabona. mm, Nanone nyine kuba watanga ubuhamya hari ikintu byongera ku buzima bwawe byanze bikunze kandi mm, cyiza, bishobora mm, gutuma uhura nyine na sosiyete kominote, reka mvuge kominote, ugahura n'abantu benshi bakugiriye umumaro muri ako kanya urimo gutanga ubuhamya na mm, nyuma yaho, sibyo? mm, Wenda mbere wari ufite ikibazo cya depression warahungabanye, ukaba wahura n'umuganga akaba yagufasha, mm, akagufasha gukira no kwiyakira, mm, ukaba wahura n'umuntu ukaba niba uri gutanga ubuhamya byanze bikunze hari ikintu ushoboye gukora, mm, ariko ntufite uburyo bwo kugikora, hari mm, kariyeri ufite, mm, ukaba wabivuga umuntu akaba yavuga akaba interested muri iyo kariyeri ufite cyangwa se muri icyo kintu wakora, akaba yakwinvestingamo, mm, cyangwa se hakaba hari n'igitekerezo cya business ufite mm, warabuze n'aho wagihera, mm, umuntu yakumva icyo gitekerezo akumva kiramufashije, akumva mm, nyine ugasanga ubonye nk'umupatena mukorana akavuga ati njyewe ngiye kuguhereza amafaranga ngo ube umupatena wanjye dukorane. Urumva ko gutanga ubuhamya ni ikintu nyine cyiza kikuzanira ingaruka nziza ku buzima bwawe. ariko nanone tutirengagije ko bigira like bishobora kugira impinduka ku mibanire yawe n'abandi. Gute? Kuba wafata ubuzima bwawe ukabushyira kuri social media wenda Mm, bishobora kuba byakangiza nk'ubuzima bwawe bw'urukundo, umubano wari ufitanye n'abavandimwe bawe, mm, bitewe nyine n'ibyo wavuze. mm. Eh, Okay, wenda aho ngaho ikintu navuga, kuba watanga ubuhamya wavuga ubuzima bwawe, ni ubuzima bwawe mm, bugiye gushyira hanze mm, privacy yawe, mm, kuko hari n'ibintu umuntu aba yumva undi atamenye, mm, sibyo? mm, Ariko iyo bivuze nanone simpamya ko bishobora kukuzanira nanone ingaruka mbi nk'uko wabivugaga, bishobora eh, kukuzanira ingaruka mbi bikaba byatuma uko abantu bagufataga wabivuze n'umutekano bihinduka wawe. bikaguhungabanya, Mm, ariko nanone ingaruka mbi ntabwo nzibona cyane kurusha nk'uko ingaruka nziza zikuzaho. mm, Ntabwo mbibona gutyo kuko urabohoka, kuba wanabohotse byo byonyine mm, birahagije kuko hari n'ubwo bigufasha gutinyuka erega, ushobora kuba warahuye n'ikibazo ukaba shy, mm, bikaba byaratumye utakijya mu bantu, mm, uvuga se abantu baramvuga gute, nintambuka baratangira kundyanira inzara, wamara kubivuga ugahita wumva bya bintu byose bivuyeho, ugahita mm, wisanga muri sosiyete. mm. Nabyo ntukabyirengagize. Nabyo birashoboka cyane ariko buriya ntekereza ko wenda nimba wahisemo kujya kuvuga ubuzima bwawe, Mm, ubuzima bwawe mhm, vuga nyine bike by'ingenzi,
wibijyamo deep ubwire abantu gutya na gutya gutya na gutya kugira ngo wirinde umutekano wawe, wirinde abawe, wirinde abazagukomokaho, kuko demo ugenda ushyira ubuzima bwawe hanze uri no guhemukira abawe. Ariho hahandi hava amakimbirane mu miryango, ugasanga wenda umwana aribangamiye nimba ari byo wavuze nyine, sinzi abantu bari kumufata ukundi, nawe bari kugufata ukundi. ahubwo inama ngewe ni nk'inama nagira nk'umuntu ushaka gutanga ubuhamya cyangwa se n'urimo kubitekereza, niba ugiye gutanga ubuhamya hari ibintu uba ugomba kugenderaho. Icya mbere, banza wicare ubwawe wowe wiganiriza uvuga uti se ibintu ugiye kuvuga birakwiye. Nurangiza kwiganiriza ufata n'ikaramu wandike kwanza, wandike uvuga uti ibi ndabivuga ibi simbivuga, kumenya kugira umupaka. utazakurengera. Ukamenya umupaka ntarengwa urimo kuvuga bwa buhamya, ukamenya amagambo uri bukoreshe. Numara kumenya amagambo uri bukoreshe, noneho wibaza uti ese ubundi ni igitekerezo cyiza ko ngiye gutanga ubu buhamya, nabyo uba ugomba kubyibaza, ukareba ko nta hantu biri bukwafekite. Yego, niba ntawe biri bubangamire, niba nawe ubwawe bitari bukubangamire, ukumva nyine niba ubohotse kuba wabivuga kubivuga, ariko nanone ukamekinga sure ko uri gukoresha amagambo meza, sibyo? Ukamekinga sure ko uvuga imvugo iri positive. Hari nk'umuntu uza ukumva amagambo arimo akoresha ni amagambo nyandagazi, sinzi niba waragiye ubyumva. Nagiye mbyumva, ugasanga amagambo ari gukoresha arasenya aho kugira ngo yubake sosiyete, ugasanga aje atukana, kumva azanye nk'igitutsi utatekereza no kuvuga mu bantu, aragitukanye. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ikindi, niba ugiye kuvuga ubuhamya, irinde kugaragaza imyirondoro cyangwa se imyemerere y'abo bantu baranze inkuru yawe. like nko kuba wazanamo abandi. Wowe gerageza wivuge ubwawe, uvuge wenda ibintu biri bwubake sosiyete, ariko wirinde kuzanamo abandi bantu n'ibyo by'ibitutsi nyandagazi, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba hari uwagufashe ku ngufu, wirinde kumuvuga izina, umuhereze no kuko akenshi usanga waramubabariye ibintu nk'ibyo. Ahubwo we ashobora kuba yarahindutse bitewe n'uko mwabanye muri icyo kibazo. Ikindi noneho, niba ugiye kuvuga ubuhamya bwawe kugira ngo bugire n'abantu bufasha, hera ku nkuru yawe nyine, vuga ibintu biri byo, ureke guhimba. Ushobora nko kuvuga inkuru kugira ngo wenda ukurure amarangamutima y'abantu benshi, ugasanga ushyizemo attention, ukabeshya. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza kuko byanze bikunze iyo ubeshya abantu barabimenya. Hari abantu baba bakuzi niyo waba waragize ikibazo gute ukagihisha, byanze bikunze hari abantu baba bakizi. Rero iyo ushyizemo ibintu byo kubeshya nabyo ntabwo ari byiza, biba bisaba ngo uvuge inkuru yawe uko yagenze, uyivuge uko iri, uyihere imuzi, uvuge ikibazo uko cyaje, niba ari nawe wabigizemo uruhare ubivuge, niba warateye icyo kibazo cyakujeho ubivuge, uvuge icyagufashije, uvuge abantu wahuye nabo bakagufasha niba bahari, kugira ngo cya kibazo ugikemure, uvuge naho ubuzima bwawe buri muri aka kanya aje kuduha ubuhamya, kugira ngo tumenye niba ari n'ugufasha abone uburyo ari bugufashemo. Hari indi nyunganizi watanga? Ndumva ibyinshi dusa nk'ababivuze, ahubwo wenda icyo nabasaba nk'uko twe twabivuze, nimba ugiye kuvuga ubuzima bwawe kuri social media, ugiye iyi mihanda nk'uko babivuga, gerageza urimite, uvuge ibintu nyine biri bufashe abantu, biri bwensipire abantu. Ntuvuge ibintu byinshi uzanamo abantu ibiki n'ibiki, nyine ibintu nk'ibyo. Wowe gerageza ureke gushaka attention, ahubwo urebe se muri sosiyete ibi ndi gutanga biragira umumaro. Muri make, niba ushaka gutanga ubuhamya cyangwa se ushobora kuba warabutanze mbere, hari amakosa wakoze, ugomba nanone ushobora kuzakenera gutanga ubundi buhamya, hari ibyo ugomba gukosoramo. Nanone niba ushaka kujya gutanga ubuhamya, hari ibibazo bitatu cyangwa se bigera muri 4 ugomba kwibaza. Icya mbere, ibaza uti ese ubundi birakwiye? Ni igitekerezo cyiza kuba wajya gutanga ubwo buhamya bwawe, kuba wajya kuvuga ubwo buzima bwawe. Icya kabiri ugomba kwibaza ese ni gute natanga bwa buhamya bwanjye, noneho ni ubuhe buryo nakoresha kugira ntange bwa buhamya. Icya gatatu ugomba kwibaza ngo ni iki ntagomba gukora mu gihe ndi gutanga bwa buhamya bwanjye. Icya nyuma kijya gusa n'icya kabiri, nanone ugomba kwibaza uti ni ubuhe buryo ndi bukoresha kugira ngo bwa buhamya bwanjye butaza gukoreshwa nabi, kuko hari ukuntu utanga ubuhamya ugasanga bakatinzamo akantu gatoya, bakagahuza n'ibindi bintu undi muntu yavuze, ugasanga n'abateranyije message washakaga gutanga ntabwo ariyo utanze. Nabyo ubinotingeho cyane, wibaze ni ubuhe buryo natangamo ubuhamya bwanjye kugira budakoreshwa nabi.
bwubake bukavamo sosiyete. bukaba bwafasha n'abandi. Mm. Ndumva ari iyo nama njye nari mfite nabagira ku bakunzi bacu ba Landmark TV, namwe mujye muri comment muduhe ibitekerezo mutubwire uko mubyumva, mutibagiwe gukora subscribe, Subscribe. share, comment and like. Thank you.